Yesu ashimwe cyane bene data bavandimwe, abakunzi b'ijambo ry'Imana n'abakunzi b'umwami Yesu Kristo. Imana y'amahoro ibane namwe kandi Imana igumye ibagirire neza. Turabishimiye rero kuri kamera yacu kuri televiziyo Umwizera TV show, n'ubundi tugiye kubana namwe kuri uyu mugoroba kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Maze iminsi rero ndi guhishurirwa cyane, hari ibyo Imana iri kumbwira kandi ngomba kuvugana n'itorero ry'Imana kugira ngo nkomeze mbahugure kuko ni intumwa zatumwe. Amahoro y'Imana abane namwe. Abatamenyereye kuri kamera na Apotre Anastase, rero twongeye kubonana namwe. Insanganyamatsiko rero mfite kuri uyu munsi Imana yambwiye niyo abakristo barimo baranamuka kandi bakanamuka mu gihe kitari cyo no mu gihe kidakwiriye. Mu nzandiko Pawulo yagiye yandika n'ibyo Kristo yabwiye abantu be, yarabwiye ngo bana banjye ndimuyobe, ntimukayobywe n'inyigisho z'uburyo bwinshi, inyigisho z'abadayimoni, inyigisho z'ububeshyi. Hari ikintu rero muri iki gihe cya none cyamaze kugaragara neza, abantu bari bariringiye ibintu kandi bitari ukuri kandi atari ibintu bifatika. Niyo mpamvu rero ngira ngo tuze kuvugana kuri insanganyamatsiko. Abantu benshi hano mu Rwanda bategereje ifungurwa ry'insengero ndetse kubisimbuza gutegereza Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo bategereje ifungurwa ry'insengero kurenza gutegereza Yesu Kristo. Bene data ngira ngo kino kintu si ubwa mbere nkivuzeho ko ikiganiro cyerekeranye n'ifungurwa ry'insengero n'ubundi nakivuzeho mu kwezi kwa 10 muri 2025, ariko ngira ngo ubusobanuro bwinshi mbitangaho. Hari uburyo abantu buriya iyo umuntu yize nabi buri teka agenda ahura n'ikibazo mu myigire ye. Ubu igihe cyinshi abantu barimo abakristo bamaze kwizera bategereje kugaruka kwa Kristo aza gutwara itorero. Mu Rwanda abenshi bigishijwe bamaze kunamuka, ahubwo bategereje bo ngo ifungura ry'insengero. Ako kaba ari akandi kantu gakomeye. Ariko reka ngaruke kuri iyi kamera ngira ikintu nongera kubabwira kandi mbaburira kugira ngo baze mu byumve. Birakenewe ko abantu bizera umwami Yesu kurenza kwizera ibindi bintu bifatika. Birakwiriye ko abantu bayishirwa Kristo ari we, kumutandukanya n'ibindi twiringiye ibyo ari byo. Niyo mpamvu ngira ngo usomere kino cyanditswe. Hari ibyo Yesu yavuze igihe akizaga umusamariya yamukirije ku iriba rya Yakobo, nk'uko tubisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice cyaho cya 4 umurongo waho wa 21 na 24. Icyo gihe umusamariya amaze kwizera Yesu amukiza, umusamariya aravuze ati menye ko uri umuhanuzi, uwo basokuru bajyaga basengera kuri uyu musozi, ngo n'abandi bakagira ngo i Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Yesu aramubwira ati mugore nyizera, ubwo igihe kigiye kuza ubwo basenga by'ukuri bazasengera Data mu kuri no mu mwuka, batazasengera Data kuri uyu musozi. Nuvuga ngo uburyo bw'imisengere ndagira ngo mubanze mubohoke muri ubu buryo bw'umwuka. Gusenga ntibigira ubwoko, gusenga ntibigira any place, ku buryo bavuga ngo ubwo ntagiye gusenga ibunaka ntabwo nasenze. Cyane ko tubihuza no gusenga, guterana tukabihuza no gusenga, ariko gusenga ni igikorwa gikorwa buri munsi mu buryo bw'umwuka. Spirituellement communication entre vous et Dieu, hagati yacu cyangwa se yanyu n'Imana. Yesu rero bisobanuye kuko umugore w'umusamariya yerekanye neza ko basokuru bango bajyaga basengera aho ngaho, ndetse karibo ngo bari bategereje Yesu Kristo aho bakoreraga amateraniro. Yesu aramubwira ngo igihe kizaza ntabwo bazaba bagisengera Yerusalemu, ndi bazaba bagisengera ku musozi runaka, ahubwo Data arashaka ko bamusenga mu kuri no mu mwuka. Mu kuri no mu mwuka ntabwo ari ahantu, mu kuri no mu mwuka ntabwo ari mu rusengero. Bene data, hari uburyo abantu bagiye biga nabi. Njye ubibabwira nda Apotre, mfite ahantu henshi, mfite ibicaniro, mfite aho ndetse naho nubatse ku giti cyanjye abantu bateraniraga, ariko ntabwo bimbuza guterana. Kubera iki nabyubatse? Nubaka ahantu nubatse urusengero, aho urwo twita urusengero, inzu yo guteraniramo mu karere ka Nyamasheke, mbyubaka nirinze ko hari umukristo utanga amafaranga kuri byo. Mbyubaka mbabwira ko mbyubatse kubw'intege nke zabo, kubera ko mu myizerere yanjye Bibiliya yamaze kutumenyesha neza ko twe turi inzu z'umwuka wera, kandi Bibiliya ikatugaragariza neza ko ari twe nsengero z'Uwiteka. Hanyuma ndetse buriya mu gihe ihema rya mbere ryakorwagaho, Yesaya yarabihanuye neza, umwuka wera aje muri Yesaya, nk'uko Uwiteka avugiye muri Yesaya 66, aravuga ngo muzanyubakira nzuki, aho ngwiriye kuzaba ni handuki. Ndagira ngo mudatakaza ibyiringiro. Ndagira ngo abamaze kwemera Kristo nk'umwami n'umukiza baye gutakaza ibyiringiro. Ndagira ngo abizi inyigisho nabwo z'ubuyobe zibereka neza ko byacitse byagize biti. Menya neza ko atari ijuru wiringiye, ahubwo uyu munsi ujye ku isoko, ufata Bibiliya usome, Imana ikwereke ko iri kumwe nawe.
Yesu ashimwe cyane. Hari amagambo rero, nyuma y'ayo magambo Yesu yabwiye umugore w'umusamariya amubwira ngo ye kwizera ibindi bintu, n'igihe atazajya hahandi guteranirayo, n'igihe atazabona hari abateraniye kuri uwo musozi, azamenye ko agomba kubana n'Imana, cyane ko Kristo yamukijirije ku iriba. Yamukirije ku iriba. Nta handi Imana itagusanga. N'uyu mwanya turi kumwe n'Imana, ndetse naho uba hose uba uri kumwe n'Imana. Twe kugendera ku bindi bintu by'inyungu z'umuntu ku giti cye. Byari bikwiriye ko nanjye nabwira abantu ngo kuki batari kudukingura urusengero, ariko ntabwo mwari mwamenya interest physical interest cyangwa se iby'umubiri bituma tuvuga ngo kuki batadukingura insengero. Niba twaramaze kubabwira iby'umwuka, tukaba twarigisha abakristo bakihana, bakamenya ukuri, bakizera Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, ubundi ibindi turi gukurikirana ni ibiki? Uwo muntu mureke kumana n'umwami we. Yesu adutuma aratubwiye ngo mubahindura kwa bigishwa banjye, ntago ari abayoboke bacu. Aho ngaho ndabwira abashumba, ndabwira abapasiteri, kugira ngo namwe mubyumve, mubwize abantu ukuri, nubwo aho bateraniraga bidashoboka. Guteranira aho badanaterana n'ahandi hantu, cyane ko amadini menshi abuje imyemerere, niko mbyita, kuko imyizerere yo ni imwe, niyo kwemera Kristo, ariko ibindi ni amaseremoni bagiye batandukaniyeho no kubwira umuntu ujya hariya. Rero ari ibingibi byo ambiance yo kujya muri eglise, n'ubundi wajya muri eglise yose yari yose. Niba ushaka kubyina ntabwo wabura aho ubyinira, niba ushaka imihango ntiwabura wishakira, ariko uko ntabwo ari iby'ijambo ry'Imana. Uko ntabwo ariko kuri nyakuri dutegereje kuri Kristo. Turi mu gihe cyo gutegereza aho Kristo agiye kugaruka gutwara itorero. Iryo torero rero ntabwo ari haramuteranira. Iryo torero ntabwo ari ziriya domination zacu, denomination tugenderaho z'amazina, ahubwo ni itorero Kristo yaguze amaraso, abamwemeye bose. Niko muri Yohana handitse, bakizera izina rye, abo ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Nta kiruta kuba umwana w'Imana, nta na kimwe. Aho kugira ndetse umwana w'idini waba umwana w'Imana, ndakubwiza ukuri. Rero hari ibintu abantu benshi ko bagiye bakizwa, uko tubibona muri Bibiliya, bagiye bahura n'ibibazo n'inzitizi zitandukanye, ariko benshi bazikura kuba batarashikamye mu kuri. Ikindi bakaba bataranabonye n'uwo kuri ngo bakwizere. Hari mu rwandiko rw'Abagalatiya, Pawulo yandikiye Abagalatiya, yabandikiye nabwo ababwira ibintu bikomeye. Icyo gihe ngo Bibiliya iratubereka mu gice cyaho cya mbere ngo kunamuka kw'Abagalatiya. Ahabwa ati mbese ni iki cyabanamuye gutyo mwamenye Kristo ngo wabambwe ku musaraba? Noneho byaje kugera igihe ndetse mu gice cya 4 arabwira ati mw'Abagalatiya b'abapfapfa mwe ninde wabaroze? Abantu bigiye aho kugira ngo basenga Imana nyine bizeye, barasenga Imana inkubirane bahawe amategeko n'abantu, no kuvuga ko nk'uburu gutakaza igihe ngo ugiye kugira ngo gusenga, ngo usengere ngo bafungure urusengero. Ubwo ntabwo wamenye urusengero nyine. Bafungura urusengero gute? Abandi bari gutegereza Kristo, wowe utegereje ifunguro ry'insengero. Utegereje ibyo bintu ni umu businessman. The pastors who they making business nibo bategereje iki? Ifungurwa ry'insengero. Uko biriya byo leta yabifungura cyangwa se ndi nabifungura, biri mu bubasha bwayo. Nabasobanurira neza ko ni ibintu bikurikije amategeko y'igihugu, kuko ibyo twita itorero ntabwo ariko leta yo ibyita, kandi koko sinaho kuri kwa Bibiliya. Ibyo dufite by'amasosiyasiyo by'amadini nk'uko twagiye tubivuga, c'est une association du creatinga, cyakora byitiriwe izina ry'Imana, ariko bifite indi mirongo yabo migari. Impamvu mujya mwumva bino bintu mpabana nabyo, nyuma yuko maze imyaka igeze muri 12 mbishuriwe Kristo, nayishuriwe n'ubundi umupasiteri. Buno butumwa ntabwo natangiye kubwigisha ruko insengero zifunzwe, nta nubwo natangiye kubwigisha kubera ibindi bibazo runaka. Ngira ngo abenshi munzi buno butumwa murabwigisha. Naho ngaho najyaga bagiye guterana muri za nsengero, nibwo butumwa nigishaga, kuko hari ibintu ntemeranwa n'abantu. Ntabwo nemera guplayinga business mu buryo bwivuga butumwa cyo kujya kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Iyo buje mu kiguzi biba bipfuye, iyo buje mu kiguzi babuteje urujijo. Rero ngira ngo ibyo bintu nakunze kububwiriza no kubuvuga ko maze mu myaka 16 maze ndi umupasiteri. Imyaka itarenze 12 niyo myaka maze mbishuriwe Kristo. Ubwo niyo myaka yanjye y'agakiza, kuko nibwo nahishuriwe ku Kristo njye namwizera. Rero nzabaha ubuhamya igihe kiracyahari, ariko by'ukuri ninde wabaroze? Ninde wabaroze? Njya mbona abantu benshi barakanguka ati bazifunguye. Wajya kuri YouTube umuntu yakandika ngo insengero zafunguwe, ukabyina. Ubifitemo inyungu ki z'umubiri? Inyungu z'umwuka zo wagombye kuba uzifite, uzigendana. Rero Pawulo yarandikiye Abagalatiya ati ninde wabaroze? Mwamenye Kristo ngo wabambwe ku musaraba, va ku giti dore umuntu.
pasiteri nimba nakubwishe ubutumwa niba ari bwiza buzagukomeza mu rugendo rwawe rwose. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko ijambo ry'Imana ubwaryo ni urutare, ngo twikomeze ku rutare, ahandi hose ni umusenyi. Nta nubwo bino biharega, bino bihe tuba tuvuga tugereranya ngaho byacitse byayogeye, ntabwo ari ubwa mbere bibayeho mu mateka y'isi, kubera ko hari nani negative impact zakunze kugenda zibaho mu byerekeranye na religion, ariko ntibituma abantu mujya musoma ngo Abisirayeli bageze igihe inanga zabo barazimanika nyine, ariko hari igihe uri kugenda nyine uko Imana itabishaka. None se byatunguye Imana? Ntabwo byatunguye Imana. Kuvuga menshi bikaza gutuma habaho no kujajinga amategeko ya leta, kandi nyine niyaguha kugira ngo unakorere mu gihugu, kuko iyo tugeza kwemera ubutumwa bwa Yesu Kristo tuba twarabwirije ubutumwa tutagombeye izindi ngabo. Ariko niba twaragiye muri leta ikadutuma n'andi mategeko atari Bibiliya, ayo mategeko tukayasinyisha tukagira nabo baduha umurongo tugomba kugenderaho. Rero nkunda buriya Dr. Antoine Rutayisire, nkunda kumukurikira cyane. Buri uriya mugabo ni umunyakuri kandi aca bugufi cyane. Ibyo yavuze mu buryo bw'umubiri arakubwira ati nibyo mu mubiri, ntabwo ari iby'umwuka. Umwe Pawulo yajyaga avuga ngo ibi ngibi bivuze ku bwanjye nka Pawulo. Ngira ngo ni umunyakuri kandi arizera. Rero akunda gukoresha ukuri, ndetse nawe yatandukira akavuga ati amusori, ariko n'abandi niko twagombye kumera. Twe kwizirika ku bintu bidafatika, nihabaho gahunda ntabwo maciye indege, ibyo bicaniro bigafungurwa. Nimba hari icyo wabonaga muri byo sawa uzakibona, ariko uyu munsi twe kuyobya abantu, twe kurwana n'ibintu ngo ubwire umuntu ko urusengero rutafunguwe ko atari kujya mu ijuru. Ntabwo byaba ari byo, bene data. Izo nzozi zo kuvuga ngo gufungura insengero kugira ute, reka tuse nkaho tuziretse. Kuzireka birashoboka ko idini raryoha, niko nyakunda kuvuga kuri bamwe, ariko ubundi idini nabwo n'umwanzi w'Imana, kuko n'ubu ngubu wagombye kuba uri kumwe na Kristo bitagombeye ko ibi ngibyo byabaye. So bavandimwe rero, iki ngicyo Yesaya nyine yarabivuze ati Imana ntabwo yubakirwa, ndetse ngo ntabwo baba mu mazu yubatswe n'amaboko y'abana b'abantu. Ndagukangurira kubana n'Imana kurenza kubana n'ibindi bintu byose. Imana ntigombera ingabo. Pawulo yaravuze ni icyantandukanye n'urukundo rw'Imana, niko yavuze mu bitabo byanditse mu nzandiko z'Abikorinto. Arabase nta makuba n'ibyago ni ugutonganywa, cyane ko mu murimo wabo bawukoreraga no hanze. N'ubu kandi turimo turawukorera kuri YouTube, kugira ngo abantu bose mubashe kuba mwakurikira. Icyo nshaka kubabwira ni ikihe rero? Ntabwo nje gukontroduiza ibyo abantu bemera, sinje no kugira ikindi kintu nk'intumwa, ahubwo nje kukubwira ubutumwa bwiza bwo kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Ubundi ukaza kuririmba indirimbo yo kuvuga ngo no mu ipfa ryanjye iryo zina rizagira rite, rizampumuriza. Nayo ibindi isi n'ibiyiriho bizagira iherezo, kandi isi n'ibiyiriho bizarangira, ariko ubwami bw'Imana ntabwo buzarangira na gato. Amahoro y'Imana abe muri mwe, kandi Imana ikumye ibishimire. Umugisha w'Imana ubane namwe. Amen.